itegeko riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ndavuze ngo ntabwo turi burambure aya magambo yose akurikiraho, ahubwo tugeze kuri kajya gateruro gatoya nanone gakurikira ako twabanjirijeho kavuga ngo mu minsi 6 ujye ukora aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Mu minsi 6 Yesu twongeye gura kuri platform cyo isabato, nongeye kwishimira kubana nawe kandi mbaye ikaze mu izina rya Yesu. Abenshi turamenyeranye kandi hari abandi bashyashya, rimwe na rimwe njya nibagirwa kwivuga kubera ko mbanzi ko abantu bashobora kuba banzi, ariko nitwabyara Imana Eric, nkunda kuboneka kuri platform mu cyo isabato tuje gufatanya kurushaho gusobanukirwa n'ibyanditswe byera, tumenye ubushake bw'Imana muri byo, cyane cyane ku ngingo yerekeranye n'isabato itarumvikanye kenshi ku bakristo. Tumaze iminsi tuganira guhera mu kwezi kwa 8 ku mwaka wa 2023 tuganira kuri iyi ngingo gusa. Twahereye muri Edeni turakomeza turaza, ubu turi ku musozi Sinayi aho Imana yahereye amategeko Mose kugira ngo ayashyikirize Abisirayeli. Ubushize twatangiye tuganira ku itegeko rya 4 ryerekeranye n'isabato nkuko ryatangiye ku musozi Sinayi, rikaboneka ku bisate 2 by'amabuye Imana yatanze ho amategeko. Twaganiriye umugabane muto cyane, umugabane werekeranye n'interuro ibanza igitegeko rya 4 ivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Muri aka kanya tugiye kongera tusubukure aho twagereje ngo twongere turebe ku by'iryo tegeko indi nsanganyamatsiko riri butubwire. Mbere yuko dutangira nkuko bisanzwe, reka duce bugufi imbere y'Imana tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho, umwami wacu, tugushimiye none ko duhaye amahirwe yo kwibona muri uyu mwanya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turaje kugira ngo twongere twigishwe nawe. Wabanye natwe mu gihe cyashize utwungura ubwenge, n'ubundi turaje kugira ngo tubere umwigisha. Bibuka ushaka bye kuko dushaka, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nari maze kubivuga ubushize twatangiye iri tegeko rya 4 dusuzuma interuro ibanza ivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Twabonye ukuntu ari itegeko ry'Imana riduhamagarira kwibuka, kandi kwibuka ibyabanje kubaho kera. Twibajije impamvu yo kwibuka, tuyisanga ku murongo wa 11 w'igitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 11 nyine, aho Imana yasobanuye ko impamvu yo kwibuka umunsi w'isabato ari uko Uwiteka yaremye byose mu minsi 6 akaruhukira ku wa karindwi, aricyo cyatumye Uwiteka wo mugisha uwo munsi ndetse akaweza. Uyu munsi tugiye gusubukura iby'iryo tegeko tureba ku nsanganyamatsiko ivuga ngo mu minsi 6 ujye ukora. Itegeko riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ndavuze ngo ntabwo turi burambure aya magambo yose akurikiraho, ahubwo tugeze kuri kajya gateruro gatoya nanone gakurikira ako twabanjirijeho kavuga ngo mu minsi 6 ujye ukora aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Mu minsi 6 ujye ukora.
umurimo ni itegeko ry'Imana. Ntabwo itegeko rya kane rivuga yuko abantu bakwiriye kuruhuka ku isabato gusa ku munsi wa karindwi, ahubwo ritegeka yuko abantu baba abakozi. Ntabwo ari itegeko gusa, ahubwo ni impano Imana yatanze kandi yiha umuntu ndetse n'icyaha kitarabaho. Aya makuru aratangaje cyane. Dusoma mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15, amagambo akomeye atubwira ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Mbega ukuntu Imana ari nziza! Imana imaze kurema umuntu mu ishusho yayo, ikamwegurira byose, ikababwira iti ngungize umutware, mujye mutwara byose, ikamwereka ibyo kurya akwiriye kurya ibyo ari byo. Iramubwira iti ngushyize muri iyi ngobyi yo muri Edeni, ariko ujye uyihingira ibirimo kandi uyirinde. Umurimo rero ntabwo ari inzaduka ku muntu, nta nubwo ari ingaruka y'icyaha, ahubwo Imana yahaye umuntu nk'impano, yahaye umurimo umuntu nk'impano. Ntabwo umurimo ari icyaha, ntabwo umurimo ari ikibi. Umurimo ni ikintu cyiza cyane Imana yatanze, ndetse icyaha kitarabaho. Biratangaje. Niyo mpamvu abantu b'Imana babayeho mu gihe cya kera bakomeje gusubiramo aya mabwiriza Imana yatanze. Cya gihe icyaha kitarabaho, Imana ibwira umuntu, imujyana mu ngobyi ya Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Igice cya 3 kitubwira ukuntu umuntu yavanywe mu ngobyi ya Edeni, maze wa murimo ugatangira kumurushya, ntubukire umunezero we, ukazana n'imibabaro. Ubwo yabwirwaga ngo gututubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima, maze wa murimo utangira kuzana n'imvune. Umuntu wakoze cyane akananirwa, bikamutera agacuho. Ntabwo ari uko byahoze, ariko umurimo wo wahozeho rwose. Abantu b'Imana bakomeje kuzirikana iri tegeko. Dusoma amagambo y'umubwiriza, magambo ya Salomo, wa mubwiriza wa kera, wa munyabwenge wabayeho warushije abandi kuba umunyabwenge. Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 atubwira ngo iki? Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete. Iri ni ijambo ry'Imana. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko izukuzima uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Nuko rero ukiriho ugihumeka, umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete. Iri ni itegeko ry'Imana, kandi aya magambo umubwiriza ari kuvuga nkuko twabonye yandi ya mbere nayo yigeze kuyavuga, avuga ati ujye wibuka umuremyi wawe. N'ubu ngubu ari kubwira umuntu ngo umurimo uwukorane umwete. Mugaragu w'Imana Paulo wabayeho nyuma ya Yesu atubwira amagambo akomeye cyane. Ndagira ngo uyaceho umurongo mu bwonko bwawe. Mu rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 10 atubwira amagambo meza avuga ngo kuko iki ari cyo twabategetse. Ni itegeko, turacyareba yuko ari itegeko ry'Imana gukora. Mu minsi 6 ujye ukora. Abagaragu b'Imana nabo bagendeye ku buhamya bukomoka mu ijambo ry'Imana baravuga bati kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye, kuko iri ni itegeko ry'Imana. Aya magambo arashaririye, ariko aya magambo arakomeye. Itegeko ry'Imana avuga ko mu minsi 6 umuntu akwiye gukora. Nuko rero umuntu wese wanga gukora ntakarye. Akwiriye kubitegekwa ndetse mu mbaraga, mu bukana, atari ukoroshya imvugo, ahubwo bibaye ngombwa ntabone n'ibyo kurya niba afite amaboko yo gukora ariko akaba yanze gukora. Mbese aya magambo ntakomeye? Amagambo arakomeye cyane. Ni itegeko ry'Imana rero, ndetse ryanditse mu mategeko 10 y'Imana, yuko mu minsi 6 umuntu akwiriye gukorana umwete, maze kuwa 7 akaruhuka. Mu minsi 6 ujye ukora. Cya kabiri nshaka ko tuzirikana muri uyu mwanya, umurimo ntabwo ureba umugabo gusa nk'uko bamwe babyibwira. Nibyo koko tumaze kubona mu Itangirisho cya 3 Imana ije kugutangariza umuntu yuko yakoze icyaha kandi
kigomba kuzana n'ibihano byacyo. Mu bihano umugabo yabarabwiwe ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, ndetse umugore nawe abwirwa ibye yuko kwifuza kwe kuzaba ku mugabo, yuko azajya byarababaye n'ibindi. Maze abantu bakitwaza aya makuru bagaragaza yuko umugabo ari we ukwiriye gukora gusa, ariko ibyo ngibyo ntabwo bihuje n'ubushake bw'Imana, nta nubwo ari uko itegeko rivuga. Nidukomeza tuzayareba mu buryo bw'umwihariko, ariko reka nyakomozeho gatoya. Tumaze gusoma mu itegeko ubwaryo ngo ku munsi wa Satani hakagira umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Bisobanuye iki ibi bintu uzi? Bisobanuye yuko mu minsi 6 ho aba bantu bategetswe gukora. Wowe ubwawe mugabo ubwirwa iri tegeko, umuhungu wawe, umukobwa wawe, umugaragu wawe, umuja wawe, umugore wawe, amatungo yawe, ibyo bintu byose bitegetswe gukora. Itegeko ry'umurimo ntabwo rireba abagabo gusa, rireba n'abandi. Reka mpere ku mugore. Migani 31 umurongo wa 10. Migani igice cya 31 umurongo wa 10 ndageza ku wa 13, ariko ndashaka mu buryo bw'umwari ku murongo wa 13. Ariko kugira ngo byumvikane reka mpere ku murongo wa 10. Haravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Ni kibazo. Iki kibazo cyari gikomeye mu gihe cya Salomo, ariko banza gikomeye muri iki gihe. Njya numva abasaza n'abakecuru bavuga bati basore mwe muragoye cyane, se muzavanaho abagore, muzavanaho abageni bazima. Aho biradukomereye koko. Umugore w'imico myiza ninde wamubona? Maze avuga ibimuranga, arusha cyane rwose Marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Murongo wa 13 ndawushaka. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, agiye mu kazi, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Amen. Uwo ni umugore w'imico myiza. Ariko abagore b'ubu cyangwa se abakobwa b'ubu turambagiza, biragoye kumubona bene uyu mugore. Ushakisha ubwoya bw'intama n'imigwegwe, unezezwa no gukoresha amaboko ye. Habwa amaboko y'abakobwa bacu uyu munsi turambagiza bashiki bacu, afite inzara nziza cyane ndetse ndende, ndetse ziyongeraho n'izindi bataremanwe kugira ngo zibe ndende cyane, zisize amabara ku buryo rwose gukoresha amaboko n'izo nzara bidakunda. Mbega ukuntu bibabaje. Turakuraho abagore bakunze umurimo, bishimiye gukoresha amaboko yabo. Ndababwiza ukuri yuko ari ikizamini kirakomeye cyane. Umugore mwiza ninde wamubona? Anezezwa no gukoresha amaboko ye, anezezwa no kubaha amategeko y'Imana, harimo n'itegeko ry'umurimo. Mu minsi 6 yishimira gukora, agakoresha amaboko ye, ku munsi wa 7 akaruhuka. Yewe iby'abagore b'ubu ntabwo nzi niba tubivuze batatureba nabi cyane, ariko birababaje nyine. Ubona inzara zaba ari ndende nk'uko mbivuga, ubona batiteguye gukoresha amaboko yabo, ubona bazi yuko nyine umurimo wabo ari ukubyara bababara, umugabo nawe akajya gututubikana, ashakisha, akoresha amaboko ye kugira ngo atunge umuryango. Ibyo ni byiza, ariko umugore w'imico myiza anezezwa no gukoresha amaboko ye. Abagore benshi bafite salo nziza, bakicara bafite amateleviziyo, ndetse nzi yuko imiryango imwe n'imwe babuzwa no gusinzira bitewe nuko umugabo ataragura televiziyo nziza cyane nini yerekana amashusho mu buryo bwiza. Maze mu gitondo bakabyuka, bafite n'abakozi mu rugo, umugore akaba nta murimo afite, ariko afite abakozi 1-2 bashinzwe kumukorera. Yewe akicara muri salo mu ntebe, nuko akabwira umukozi ati nzanira icyayi, suka icyo cyayi muri tase. Nuko ntabwo yiteguye gukoresha amaboko ye ku buryo n'icyayi atakivanaho giteretse ngo agisuke mu gikombe maze akinwe. Oya, mbega abagore b'ubu, mbega abagore bababaje. Abagore si bazajya mu ijuru dukurikije ikiri jambo rivuze?
umugore w'imico myiza ntabwo ari uko ameze, ahubwo anezezwa no gukoresha amaboko ye. Mbese uyu mugore azabitoza umwana we? Reka dutekereze ku bana bacu noneho. Bana bacu nabo barateteshejwe cyane, twabazaniye abakozi bagomba kubakorera, ntabwo bikoraho. Niko umuntu yanga gukoresha amaboko ye ku buryo atanikoraho, niko imvugo y'ubivuga, ntabwo bikoraho. N'abana ntabwo bakikoraho rero, ku buryo abana ntabwo biteguye kuba basasa uburiri babyutse baryamyemo, ntabwo yiteguye kuba yakwiyarurira ibyo kurya, afite abakozi bamukorera. Ariko se nshuti yanjye, ku itegeko ry'Imana ari uko umuntu akwiriye gukoresha amaboko, ku itegeko ry'Imana ari uko umuntu akwiriye gukoresha umubiri we ugakoreshwa imbaraga. Ko uyu mwana se bamureze gutya kandi baba bazi ko ari urukundo, maze umukozi yavuga ati mwana ajyane ayo masahane mu bindi byombo bitogeje tuze kubyoza, umubyeyi akarakara cyane, ntukamvunishirize umwana. Bari kuvunisha umwana? Ntabwo mbizi niba uzi icyo uri gukora icyo, ariko uri guhemuka cyane. Wari ukwiye gutoza umwana wawe umurimo, wari ukwiye kwishimira ko umwana wawe akora imirimo yo mu rugo, wari ukwiye kwishimira yuko umwana ari kwiga gufura, yenda ukabisubiramo kubera ko atazi kubifura neza, ariko kandi yakwiganye. Wamuhereje ya masogisi ye, atangira kuvuga utari kwigana bo mu rugo gukora umurimo, ari kwigana abakoropa. Mbega ukuntu byaba ari byiza ari gukoresha ubwonko bwe gutyo. Ariko reka nawe yirebere televiziyo, bamugurira ibitente, bamugurira ibipupe, akomeza akine nabyo. Urwo ngo nirwo rukundo? Ntabwo ari urukundo, nta nubwo bihuje n'ubushake bw'Imana. Ntabwo iri jambo ariko ryavuze, ayoborwa n'ijambo, ntabwo ari uko babibona. Oya, ntabwo Imana ari uko yabigennye. Mwana akwiriye kwigira mu mirimo yo mu rugo, akwiye kwigira muri jardin, akwiye gukorerwa ubusitani, bakamuha ahantu azajya avomerera, akamenamwo utuzi, akareba uko bya byatsi bikura. Nuko ubwonko bwe buzarushaho gukuzwa bitewe n'ibyo areba, bitewe n'ibyo yiga, akiga imirimo y'ingirakamaro. Urubyiruko narwo nuko kandi baguriwe smartphone, bafite za iPad, bafite tablets, bari kureba isi, bari kureba umupira, bari kureba ababyinnyi bagezweho, bari kureba ama entertainment, ibitaramo bigezweho, nibyo bibashishikaje. Ariko ntabwo ari uko ijuru ryabiteganije, kandi ibyo bintu biri kurema generasiyo iteye ubwoba cyane, biri kurema ishyano. Niyo mpamvu abubu nyine ari abubu, niyo mpamvu imiryango idafatika, niyo mpamvu abashatse bahita basenya. Nuko ibintu byagiye byangirika. Ntabwo igihe cyakoreshejwe neza, ntabwo iminsi 6 yakoreshejwe mu gukora nk'uko ijuru ryabigennye, ahubwo yakoreshejwe mu kuroga ibitekerezo, mu kwimagine isi itabaho mu mafilime, bakareba urukundo rutabaho. Maze wa mugabo wiriwe kure cyane ashakisha, umugore nawe yamaze kwiroga mu bitekerezo kuko yeretswe ibitaribaho, maze akifuza n'ibitabaho, maze ingo zigasenyuka. Kugira ngo ahari ibyo ngibyo byamenwa n'ababibamo cyane kurusha jewe. Ayo ni amakuru mba navumbye hirya, ariko birababaje. Uhereye ku babyeyi, urubyiruko, abana batoya, ibintu byarasambaguritse, nta kiri ku murongo. Imana ifashe ubwoko bwayo ngo bwe kwigishwa nuko isi iri kugenda uyu munsi, ahubwo isize kwigira ku bantu b'Imana. Ibyanditswe byera bivuga mu itegeko rya 4 ngo mu minsi 6 ujye ukora. Ndagira ngo ngusomere amagambo yavuzwe yavanywe mu nyandiko zera mu gitabo cy'uburezi. Mugaragu umuja w'Imana yanditse amagambo abwiwe n'ijuru ngo urubyiruko rukwiriye kwigishwa rugasobanukirwa agaciro nyako k'umurimo. Iri ni isomo urubyiruko rukwiye kwiga. Nimubereke ko Imana ari umukozi utagoheka. Imana irakora cyane, byaremwe byose nabyo bisohoza umurimo wose bisabwa gukora. Gukora biganje mu byaremwe byose, kandi kugira ngo tubashe gusohoza inshingano twahawe, natwe tugomba gukora. Izuba rikora umurimo waryo, ikirere gitanga imvura ku gihe, ibyatsi bigomba guproduza oxygene bigakonsuminga gaze carbonique kugira ngo ubuzima bukomeze. Imigezi igomba gukomeza gutemba. Umva rubyiruko, mukwiye kwerekwa ko Imana ari umukozi utagoreka.
ibyaremwe byose biganje, gukora kuganje mu byaremwe byose, kandi kugira ngo tubashe gusoza inshingano twahawe, natwe tugomba gukora. Umuntu nawe yaremewe gukora. Erega no mu buzima busanzwe ibyo birazwi. Genda ubibaze muganga, si ngombwa ko wanabibaza Bibiliya, niba utanayize ubibaze muganga arabikubwira. Ndetse bamwe kubera yuko batakibona umwanya wo gukoresha amaboko yabo, biba ngombwa yuko bategekwa kugenza gute? Bategekwa kwiruka. Igihe kikagera bakirukanka kugira ngo umubiri ukore. Nshuti yanjye, inyandiko iri kutubwira ngo mu murimo dukora tugomba kuba abakozi bafatanya n'Imana. Imana iduhisi n'ubutunzi buyirimo, ariko tugomba kubutunganya kugira ngo tubukoreshe kandi butume tugubwa neza. Imana niyo ituma ibiti bimera, ariko twe duconga ibiti tukabaza imbaho, bityo tukubaka inzu. Mwabyumvise? Yes, ibiti birahari, ariko intebe tugomba kwicaraho nitwe tugomba kuyivana mu biti. Nuko ijuru ryabiteganije. Imana yahishe mu butaka izahabu, ihisha mu ifeza, ihisha mu muringa, ubutare na nyiramugengeri. Ariko ibyo tushobora kubibona ari uko dukoze, tukiyuha kuya tugacukura. Tukajya kuvanamo zahabu, tukajya kuvanamo ifeza. Birumvikana cyane. Aho ni mu murimo rero. Aho ni mu murimo. Nshuti yanjye, mwanditsi arakomeza avuga ngo nimwerekane ko nubwo Imana yaremye ibintu byose kandi ikaba ariyo mugenga wa byose udahwema, natwe yaduhaye ubushobozi nubwo budahwanye rwose n'ubwayo. Imana rega yakoze mu minsi 6 kandi ikora ibintu bidasanzwe by'igitangaza. Irema ibintu bidasanzwe. Umva, tuzabireba ukuntu Imana yaremye byose mu minsi 6, kuko tuzabibona ku murongo wa 11. Turacyari ku murongo wa 9 utubwira ngo mu minsi 6 ujye ukora. Ariko rero uko yaremye bya bindi tuzareba kandi turebesha amaso yacu n'uyu munsi, niko yaduhaye n'ubushobozi bwo kurema ibintu bidasanzwe natwe. Uzi ko abantu bakoze indege, abantu bakoze amashanyarazi, bakora amatara tukabasha kubona nijoro, abantu bakoze imodoka ikaguruka, abantu bakoze telefone, abantu bakoze computer maze tukabasha guhamagara kure cyane, abantu muri Amerika tukababona, tukabasha kubavugisha aka kanya. Nshuti yanjye, ni Imana yabikoze. Ni Imana yaduhaye ubwo bushobozi natwe. Nuko rero ubwo bubasha runaka twahawe bwo gutegeka imbaraga zikorera mu byaremwe, kubasha twahawe bwo gukoresha ibyaremwe tukabibyazamo ibindi bintu, ni itegeko ngo tubikoreshe. Nkuko Imana yaremye isi n'ibyiza biyitatse yivanye mu busa, ni nako natwe dushobora gushyira gahunda n'ubwiza ahantu tubona hari urujijo. Kandi nubwo muri iki gihe ibintu byose byangijwe n'ikibi, igihe dukoze umurimo tukawurangiza, twumva tugize ibyishimo nk'iby'Imana yagize ubwo yitegerezaga isi itunganye maze ikavuga ko byose ari byiza cyane. Mbega ukuntu babagore nigeze kuvugaho baramutse batunganije icyumba cyabo bagashyira ibintu ku murongo, icyumba cyaba gihumura kandi byabazanira umunezero, bakicara ahantu hasukuye, bakicara ahantu heza. Ibi bintu bambwiye ko hari abantu benshi batazi gusasa kandi ari abakobwa, kandi rwose abagabo ngo bakunda ahantu hashashe. Ariko nyine ntabwo babitojwe bakiri abana. Bityo rero mumva abakozi bagomba no kubasasira ndetse no mu cyumba bararamo. Mbega ishyano, mbega ukuntu imiryango iri gusenywa n'utuntu twinshi cyane, kandi twari dukwiye gukosoka mu buryo bworoheje. Nasomye amagambo akomeye ambwira yuko icyumba cy'umugabo n'umugore abashakanye ari icyo kurindwa, kirinzwe n'abamarayika. None abakozi bakivurugutamo. Birababaje cyane. Birababaje kubona abakozi aribo bakorera ba nyirabuja icyumba bararamo. Ariko igihe mwagakoze iyo mirimo yoroheje kandi mushaka kuvana urujijo ahantu, nkuko Imana tubona amagambo yayo mu itangirishe cya mbere umurongo wa 3 niho umwanditsi ari kuvugaho ngo isi yari idafite ishusho, iriho ubusabusa, maze mu minsi 6 Imana irayitunganya ivanaho urujijo. Ibyari bivangavanze twarabibonye, uzasubire mu video yabanje uzabibona. Ibyari icyondo ivanaho ubutaka bushyira ukwabwo n'amazi yashyira ukwayo, kandi ubutaka bumezaho ubwatsi. Iyo chaos ivaho.
yarikwiye kuvaho no mu mirimo yacu dukora, kandi ibyo ngo biri mu bushobozi bwacu. Kandi nk'uko Imana ngo bigeze ku munsi wa gatandatu ibonye ari byiza cyane, uzasoma umurongo uhera w'igice cya mbere cy'itangiriro, ngo Imana ibona ko ari byiza cyane maze iranezerwa, irishima, irasereburetinga ku munsi wa karindwi. Mbega ukuntu abantu banezerwa rero, mbega ukuntu abantu banezerwa. Turasomye ngo igihe dukoze umurimo tukawurangiza twumva tugize ibyishimo nk'iby'Imana yagize ubwo yitegerezaga isi itunganye, maze ikavuga ko ari byiza cyane. Aya magambo nayakuze, niyo mpamvu ndikomeza kuyasoma. Umwanditsi yarakomeje ngo ni itegeko ko umwitozo ushobora kuzanira inyungu urubyiruko kurenza indi myitozo. Tugeze ku rubyiruko, cyane cyane abasore babandi bafite ibituza, bakoze imyitozo bateruye. Nibyo koko, umwitozo ushobora kuzanira inyungu urubyiruko kurenza indi myitozo. Umwitozo ushobora kuzanira inyungu urubyiruko, ariko umwitozo ushobora kuzanira inyungu urubyiruko kurenza indi myitozo ni ugukora umurimo w'ingirakamaro. Bari abantu baterura uwabaha amasuka maze bakagenda bagahinga bagateramo imyumbati. Uwo mwitozo waba ari umwitozo mwiza cyane, kandi nyuma y'amezi runaka baba bari gusarura ibijumba. Imana ni nziza cyane. Mu mukino umwana muto akuramo ibimuhuza n'ibituma akura, kandi iyo mikino igomba kuba iteye ku buryo idateza imbere gukura k'umubiri gusa, ahubwo no gukura mu bitekerereze no mu by'umwuka. Twabibonye, ya mikino ikwiye kuba iteguwe neza. No gukina saya byabagirira umumaro, ariko hari indi mikino yari ikwiye gutegurwa ku buryo iyo mikino idateza imbere umubiri gusa, ahubwo no mu mitekerereze no mu mitunganirize y'ubwonko bikaba bitunganye. Nahoze mvuga uburyo bahawe ubusitani bwo kuvomerera, bwo kwitegereza uko imyaka ikura, bya bindi bari kwiga gufura, bari gufura amasogisi. Abana muri za mbaraga zabo nkeya, nubwo biri bukosorwe, ariko bari bwigire mu ibyigisho bikomeye cyane bikuza ubwenge bwabo. Uyu mwana uko arushaho kugwingiza imbaraga n'ubwenge, ikiruhuko kiruta ibindi azagisanga mu gukora imirimo imwe y'ingirakamaro. Ikintu gitoza ukuboko kuba igikoresho cy'ingirakamaro, kandi kikigisha urubyiruko kwihanganira gusoza uruhare rwabo mu kwikorera imitwaro yo mu buzima. Bene icyo kintu nicyo kigera ku ntego kurusha ibindi mu guteza imbere imikurire y'ubwenge n'imico. Cya kindi gitoza ukuboko kuba igikoresho cy'ingirakamaro, cya kindi cyigisha urubyiruko kwihanganira gusoza uruhare rwabo mu kwikorera imitwaro yo mu buzima. Uzi kubona umukobwa w'imyaka 20 atazi guteka ibirayi ku byo babimuha ngo abiteka bigahinduka amazi, abantu bakayoberwa ibintu bari kurya ibyo ari byo. Kubera iki se? Ibyo bintu hari ahantu nigeze kubibona, ntabwo byumvikana. Ariko umukobwa wenda kurongorwa atazi guteka ibirayi, atazi guteka umuceri ku buryo wabaye nabi cyane, ntabwo yiteguye nyine kwikorera imitwaro yo muri ubu buzima. Umuryango ukeneye kurya, ariko ntabwo uyu mukobwa azi guteka, ntabwo yabasha kwikorera umutwaro w'ubuzima. Reka mbabwire, kandi ntabwo ari njye uri kubivuga n'ijambo ry'Imana. Nibyo dukwiye kwishimira imyitozo, nibyo dukwiye kwishimira kuruhukira kuri plage. Hari urubyiruko ruba rufite clubs bakunda gusohokeramo bakinezeza, bakaba barakoze bafite abonoma yo kujya kogera kuri piscine, bafite ahantu bajya muri gym. Ariko ijambo ryavuze ngo ikintu gitoza ubwoko kuba igikoresho cy'ingirakamaro, ikintu cyigisha urubyiruko kwihanganira gusoza uruhare rwabo mu kwikorera imitwaro yo mu buzima. Icyo kintu nicyo kigera ku ntego kurusha ibindi mu guteza imbere imikurire y'ubwenge n'imico. Icyo kintu nicyo dukwiriye guha umwanya cyane. Iminsi 6 tujye dukora, inshuti z'Imana. Aya magambo arakomeye. Abasore n'inkumi bakeneye kwigishwa ko ubuzima bugirwa no gukora umuntu ashishikaye, gusoza inshingano, kwita ku bandi no ku bintu. Ibyo bintu dukeneye kubyiga. Abasore bakeneye kubyiga cyane, bakeneye kwigishwa mu buryo buzatuma baba abagabo n'abagore b'ingirakamaro, kandi bashobora guhangana n'ibibazo bitungurana.
bakwiriye kwigishwa ko kwimenyereza gukora mu buryo bukurikiza gahunda kandi bwiza ari ingenzi, ko bitabarinda kuba abanyamugirya n'ino mu buzima gusa, ko ahubwo binabafasha mu iterambere muri byose, ko abanyamugirya n'ino. Uzi uko abakobwa benshi twaganiriye bafite ubuzima babonye muri filime, niyo muganiriye iby'urukundo bakubwira story za filime. Ingorane nagize cyane nuko ntazi filime nzi ni nkeya cyane. Ni banyamugirya n'ino nyine, ibyo bazi ni ibyo ngibyo. Tuzange ibi biradukwiriye rwose. Amagambo akomeye nanone nshaka gusorezaho ku bijyanye n'abana n'urubyiruko, kandi aya magambo ababyeyi bayicaye umurongo cyane. Mwanditsi aravuga ngo byinshi mu byigishwa mu mashuri harimo amasomo menshi atwara igihe cy'abigishwa kandi atari ingenzi mu kubagira umumaro cyangwa kubazanira umunezero. Abageze mu ishuri ahari aya magambo bari buyumve cyane kurusha abandi. Hari ibintu bitwara igihe kirekire turi kubyiga, nyamara ibi bintu atari ingenzi cyane, bidafite n'umumaro mwinshi cyangwa se bitatuzanira umunezero. Ndabyibuka, ntabwo ngiye kwibasira isomo rya chemistry shimi, ariko isomo rya shimi ryarangoye cyane. Ryarangoye cyane gufata C tukayiteranya na H, ukabona byabaye ibintu byinshi cyane. Abantu babyize babyumva hari baraza kunseka, ariko nuko nguko nta munezero nigeze mbibonamo, ntangira akamaro nabibonyemo. Kuri level nizeho shimi mbona nta kintu yamfashije. Icyakora namenye ibya gaze carbonique, menye ibya oxygene ahari bazana byo ari umumaro, ariko byaciye mu masomo maremare cyane bitwara igihe kirekire. Mwanditsi aravuga ngo nyamara ni ingenzi ko umusore n'inkumi wese amenya gukora inshingano zose zo mu buzima bwa buri munsi. Ni ingenzi cyane. Baranditse ngo bibaye ngombwa umukobwa yareka kumenya igifaransa n'umuhanga mu mibare ndetse ntamenye no gucuranga piano, ariko ni ngombwa ko amenya guteka umugati mwiza, akamenya kwidodera imyenda neza, kandi akamenya gutunganya neza imirimo yo mu rugo. Babyeyi muturerera abageni, murerura ababyeyi b'ejo hazaza, ba nyampinga b'igihugu. Nimufasha aba bakobwa bamenye guteka umugati, nimubafasha bamenye gukora imirimo yo mu rugo, nimubafasha babashe kwisanira umwenda wacitse, nimubafasha bamenye gutunganya imirimo yo mu rugo, kuko ibyo nibyo byiza kurusha kuba bavuga badidibuza icyongereza, baba abahanga bazi guteranya imibare. Niko inyandiko yera ibivuze. Uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo ari siyanse y'abantu gusa, ariko kandi ni n'ukuri ko mu mibereho. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo twumve iyi ngingo. Reka ne kurambirana, reka mve kuri babana, babakobwa, babahungu, babasore, bwa rubyiruko twamaze kubibona. Yaba umuhungu wawe, yaba umukobwa wawe, yaba umuja wawe, yaba iki, abo bose reka njye kubaja n'abagaragu. Abakolosayi igice cya 3:22 kugeza 23 hari amagambo akomeye cyane, ariko nabwo ndashaka 23 mu buryo bw'umwihariko. Haravuga ngo mbata, yemwe baja, yemwe bakoze mu rugo baboyi, mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose. Ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu, mwubaha Imana. Iri ni itegeko nanone. Hari abantu bakora nyine nta yandi mahitamo bafite, bagomba gukora kubera yuko nicyo kibabeshejeho kugira ngo babone umushahara, ariko kandi bakaba abantu bakorera ijisho. Ibyo bintu ntabwo binezeza Imana. Mu itegeko ry'Isabato tuvuga ngo mu minsi 6 ujye ukora, rirabwira imbata ngo ntimugakorere bashobuja bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, oya, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu, mwubaha Imana. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Imana ifasha aba bantu nanone badafite amahitamo yo kureka gukora, ariko kandi bishimira gukora ari uko babareba, bakore batanabareba, bamenya yuko ijisho ry'Imana ribareba. Nshuti, mubura uri mu ijambo ry'Imana waratanzwe. Mu Migani 21:25 haravuga ngo
umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanga gukoresha amaboko ye. Ibyo bintu biramwica, kubona ibintu arabyifuje akumva yagira n'abantu nabi. Itegeko ryo kwifuza tuzariganira mu gihe kizaza, ariko kimwe mu bintu byibasiye umunyabute ni ukwifuza. Kubera iki se? Yanze gukoresha amaboko ye. Imigani 24:30 kugeza 34. Nanyuze ku murima w'umunyabute n'amagambo y'umunyabwenge. Uyu munyabwenge aratangaje cyane, afite amakuru akomeye. Ntuye ababyeyi igitabo cy'imigani kugira ngo bajye bakigisha abana babo n'urubyiruko mu izina rya Yesu, kizabafasha cyane. Imigani 24:30. Nanyuze ku murima w'umunyabute no ku ruzabibu rw'umuntu ubuze ubwenge, nasanze hose ari amahwa, hose ifurwe yarahazimagije, kandi uruzitiro rwaho rw'amabuye rwarasenyutse. Imirima y'abanyabute nicyo kiyaranga, haba harimo amahwa. Ntabwo bafite ubutunzi, bagize amahirwe base barabaraga, babaragwa ibyo bakavanyemo icyo kurya, icyo bakavanyemo ubutunzi bukomeye cyane, bakaba abantu b'abanyacyubahiro. Ariko umunyabwenge anyuze ku mirima yabo yasanze nta kindi kirimo, harimo amahwa, harimo ifurwe yarazimajije, uruzitiro rwabo rw'amabuye rwarasenyutse. Ibyo byahoze byakozwe na ba data, ariko abana ntabwo bakomerejeho kubera ko ari abanyabute. Nuko ndebye mbyitegereza neza, mbibonye mbikuramo gusobanukirwa. Umunyabwenge atuti henga nsinzire gato, nihweture kanzinya, kandi nipfunyapfunye nsinzire. Uko niko ubukene buzagufata nk'umwambuzi, n'ubutindi bukagutera nk'ingabo. Aya magambo yasubiyemo mu Migani igice cya 6:3 kugeza ku 11, maze atanga n'inama y'umunyabute uko yakabigenje. Aravuga ati, wa munyabute we, sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza, kandi ugira ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo muki, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Maze abaza ikibazo, uzasinzira ugeze ryari wa munyabute we? Uzageza ryari? Uzakanguka ryari? Utenga nsinzire gato, nihweture kanzinya, kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko rero ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi, n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Nuko bimeze, nuko itegeko rusange rya natire riteganya, udakora nyine nuko bizamugendekera. Umva, azaterwa n'ubukene nk'umwambuzi, ubutindi bumukurikirane nk'ingabo. Imigani 20:4. Ndacyari muri cya gitabo cy'umunyabwenge, cya gitabo abana n'urubyiruko dukwiye gusoma cyane. Abasore n'inkumi bakwiriye kujya gushakamo ubumenyi, kandi ababyeyi bakwiriye gushakishirizamo abana babo icyabafasha. 20:4 y'Imigani. Mwanditsi avuga ati, nzarimira nawe umunyabute niyihingira, atinya imbeho. Atinya imbeho. Nicyo gituma mu isarura azasabiriza, kandi ntagire icyo abona. Abandi bagiye guhinga, we yumva arashishira, hariho imbeho, ntabwo ikirere kimeze neza, ariko kizavamo ni kimwe. Mu isarura azasabiriza, kandi ntabwo azagira icyo abona, kuko bazamaza bati, wari uri he? Wari uri hehe ko twe twagiye guhinga wiryamiye? Imigani 22:13. Umunyabute arahwaganya ati, hanze hari intare, nasohoka yanyicira mu nzira. ahorana impamvu zituma atava aho ari. Hanze hari intare, nasohoka umva, reka inzoka itandya. Reka ntabwo ibi bintu nabijyamo. Imisoro y'ubu wayikira. Abajura n'imbihinga z'abajura bino ugira ngo ntibazabirya. Impamvu ziba ari nyinshi cyane, ariko ibyo ni iby'abanyabute. Imigani 22:13. Umunyabute arahwaganya ati, mu nzira hari intare. Ni ukuri iri mu nzira nyabagendwa. Ibyo bintu bimenye neza, ni n'ukuri. Akarahira. Nk'uko urugi ruhindukira ku mapata yarwo, niko umunyabute agaragurika ku buriri bwe. Nta bushobozi afite bwo kweguka. Umunyabute akora ku mbeha, yakananirwa kwitamika. Nyumvira noneho, birakabije noneho. Umunyabute yibwira ko ari umunyabwenge kurusha abantu 7 basubizanye impamvu. Yumva ndetse rwose ni najua. Hari abantu bitwa abanajua. Ni hatari. Imigani 14:23. Umurimo wose utera inyungu, nshuti z'Imana. Niko ijambo zitubwira. Umurimo wose utera inyungu.
ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. abanyabute rero ntabwo babura kuba abanyabiparu, n'abantu bagendana amazimwe, n'abantu bahwihwisa, bafite amagambo, amakuru yo muri karitsiye nibo bayagira cyane. nshuti zanjye, iri ni ijambo ry'Imana yo dusuzuma, biturarika kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana. ntabwo Imana rwose yemera abanyabute, kandi ibintu ni itegeko ry'Imana. tumaze kubibona ko byanditse ku bisate bibiri by'amabuye yuko ari itegeko ry'Imana ko abantu bakoresha amaboko yabo. muvandimwe, turi kwiga amagambo akomeye cyane. turi ku itegeko rya kane rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, kandi mu minsi 6 ujye ukora abarikuramo imirimo yawe yose. ndashaka kukubwira iby'umugani Yesu yaciye. Yesu nawe yavuze ku by'umurimo, nubwo uyu mugani ufite amakuru arutayo ngiye gusoma, ariko yawuvuzeho. umugani uboneka muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 14, dusomamo amagambo akomeye. Matayo igice cya 25 umurongo wa 14 haravuga ngo umugani w'abagaragu bahawe itaranto. umugani w'abagaragu bahawe itaranto. bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. aho umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi itaranto 5. n'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itaranto ye shebuja yamuhaye. umurongo wa 19, maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. uwahawe itaranto 5 araza azana izindi itaranto 5, ati databuja wansigiye itaranto 5, dore nazigenzuriyemo izindi itaranto 5. shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. 22, uwahawe itaranto 2 araza aravuga ati databuja wansigiye itaranto 2, none nazigenzuye zigenzuramo izindi 2. shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. umurongo wa 24, n'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kunika ibyo utagosoye, ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. harya ngo umunyabute ahorana impamvu. yumva mu nzira hari intare, yumva hanze hari imbeho, yumva hari ibintu bitagenda neza. uyu rero nawe yari afite impamvu, avuga ati databuja ni umunyamwaga, iyi mari ye ni inyishori gahomba, ko imisoro iri hanze ahangaha iteye ubwoba, ko wabona ibyorezo bije abantu bagahita bajya muri guma mu rugo, bya bintu dutangiye bikongera bigapfapfana. impamvu ziba ari nyinshi. nuko aravuga ati rero data ndamuzi ni umunyamwaga, databuja ni umunyamwaga, nuko rero hato atazangirira nabi, itaranto ye yarahombye. nuko aragenda arayitaba. umurongo wa 26, reka twumve icyo shebuja yamubwiye. iri somo rirabwirwa umuntu wese ufite impamvu zitumutera kudakora. ariko shebuja yamusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, harya amakuru y'abanyabute tumaze kuyabona. yego, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye, nkunika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanjye n'inyungu yayo. nuko nimuyimwake. barayimwaka. muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. n'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakayekenyera amenyo. abanyabute nyamara bafite akaga imbere y'Imana, bafite urubanza. ibi ngibi birimo umugani, ndetse byerekeranye n'ubushake bw'Imana yuko dukoresha impano yaduhaye. abazi kurambura ibyanditswe byera nk'uko ndi kubikora bakabikora bwangu, abazi gukoresha izindi mpano Imana yatanze bakazikoresha, bazi kuririmba bakaririmba, bazi kwandika bakandika, abazi kumwenyura bakamwenyura, babikorera Yesu. ariko abanyabute bafite urubanza. ariko igihe turi kwiga iby'umurimo mu minsi 6, abantu bakwiye kwirinda
ubute bakwiye gukoresha amahirwe Imana yabahaye, ya mirima y'amasambu adahinze yarakwiye guhingwa akavanamo ibitunga abantu ndetse n'ibituma imibereho y'abandi nayo izahuka. Ariko icyitonderwa nicyo ngiye gusorezaho, icyitonderwa ndashaka kurambura mu Guteka kwa kabiri igice cya 15. Ndashaka kurambura mu Guteka kwa kabiri igice cya 15, ndasomamo imirongo mike. Ese icyitonderwa nshaka kukubwira ni iki? Guteka kwa kabiri igice cya 15 umurongo wa 7 kugeza wa 11, ndasomamo amagambo akomeye avuga ngo: nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ahantu hose wanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzanangire umutima wawe, ntuzagundire ibyawe ngo ubyime mwene wanyu w'umukene, ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe, ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene bw'icyo akeneye. Wirinde kwibwira icy'ubuntu bucye uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha, adatakira Uwiteka kurega ukakibwaho n'icyaha. Ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe guhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Murongo wa 11 uwuceho umurongo. Yesu Kristo yasubiyemo ano magambo igihe yari ari mu cyumba kwa Simoni avuga ngo: kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, nicyo gitumye ngo utegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene, uwo mworo uri mu gihugu cyawe. Nuko rero aba bakene ntabwo ari uko batakoze, ntabwo ari abanyabute, ntabwo ari banzarimirana, babandi tumaze gusoma mu migani bumva hanze hari imbeho, bumva batajya gukora, cyakora nyine bazajya gusabiriza igihe isarura rizaba rigeze. Ariko abakeneye ubufasha bose ntabwo ari bene abangaba. Yewe abantu barakoze barahomba, kandi bari bakoresheje imbaraga zabo n'ubwenge bwa Imana yabahaye, ariko ijuru ryarabyemeye, kandi iyo ni gahunda y'ijuru. Iravuze ngo ntabwo abakene bazashira muri mwe, ntabwo abakene bazashira, kandi ibyo nabyo birimo urukundo rw'Imana rwose. Ndetse inyandiko itubwira yuko abakire ari ibigega by'abakene, ni ibigega Imana yashyize mu isi kugira ngo abakene bajye kuvanamo ibibatunga. Si ngombwa yuko twese dutunga ibya mirenge, byari bihagije yuko kanaka atunga, mukuru wanjye atunga, bikaba bihagije, kubera yuko ari ikigega nzavanamo ibyo kuntunga nanjye. Ariko kandi mu minsi 6 nkwiye gukoresha amahirwe Imana yashyize imbere, ariko ntibisobanuye ko twese tuzakira. Abaririmbyi Chorale Ambassadors of Christ mu myaka yashize itari mike baririmbye indirimbo baravuga ngo: reka dukore, gukora ni byiza kubw'imbaraga twahawe. Ese wagera ku cyo udakoze? Abakoze barifuzwa, ijambo ry'Imana niko ritubwira. Ariko muri byose tujye twibuka yuko umugisha w'Uwiteka ari ingenzi. Ni byiza dukore, ariko umugisha udahari ntabwo twaronka nubwo twakoze. Nuko hari abantu bataronse kandi bakoze, ntabwo dukwiriye kubirengagiza, ntabwo dukwiye kubirengagiza. Umunyezaburi 27 aravuga ngo iki: Uwiteka yatarewe wubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Uwiteka yatarewe urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Nuko rero hari abahinzi bahinze, amapfa aracana, hari aborozi boroye, muryamo iratera, hari abacuruzi bacuruje, ibihombo biraza. Nuko rero kuba umuntu akennye si igisobanuro cy'uko ari umunyabute. Abantu banyumve neza, ariko kandi umukene bitewe n'uko ari umunyabute ni icyaha mu maso y'Imana. Nshuti yanjye, twari turi kureba insanganyamatsiko kutubwira ngo mu minsi 6 ujye ukora. Ijuru rikwigisha iki cyigisho, kandi ijuru risobanura umuntu yuko birimwe umugisha mu itegeko ry'isabato, byazahura ubukungu bw'ibihugu, byatuma umuryango utera imbere, abantu ntibakomeze gusabiriza. Oya, twavuga byinshi, hari n'abanubira ubwoko bw'umurimo, ariko ntabwo byeme rwose kwinubira umurimo. Umurimo wose ubonetse ukwiye gukorwanwa ubwuzu, ndetse ya mirimo isuzuguritse byagaragaye ko ari ibihisha ubutunzi bukomeye cyane. Nuko ntarambiranye, mu minsi 6 ujye ukora,
abari kuramwa imirimo yawe yose. Uwiteka akazaguheramo umugisha, kandi ibyo uronse wifuze kubikoreramo Data wa twese. Umuzanire ituro umushimire, kandi abakene muri mwe ubaramburire iminwe, kugira ngo Uwiteka aguhere umugisha icyo gikorwa ukoze, kuko ibyo ari byo biri mu rukundo, biri mu imico y'Imana. Imana iratanga. Nuko rero ubwo turi gusuzuma iby'umucyo w'isabato, tuvuga ngo Imana idusobanurira ubushake bwayo ku ngingo y'isabato, nongeye kukwereka mu izina rya Yesu yuko mu isabato Imana iduhamagarira gukora, bityo ikiruhuko kibanzirizwa no gukora. Mu minsi 6 ujye ukora, abari kuramwa imirimo yawe yose, maze kuwa 7 uruhuke. Ibyo birareba umugabo, birareba umugore, birareba umukobwa, birareba umuhungu, birareba umwana muto, birareba umuntu wese Imana ihaye ayo mahirwe yo kuba afite amaboko abasha gukoresha n'ubwonko butekereza neza. Imana ibidushoboze. Niko gusenga kwanjye muri aka kanya mbisaba Imana mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Data wa twese uhoraho, tugushimiye ko ijambo ryawe ari ryiza. Tugushimiye yuko buri fakirite yose y'ubuzima watanzeho umucyo. Tugushimiye yuko amategeko 10 washyizemo umurimo, kugira ngo hatagira abantu bavunisha abandi ngo batungwe n'abandi. Tubwo amagambo akomeye, amagambo ashobora kumvikana nabi agatuma abantu bagira no kwikakaza, avuga ngo umuntu wese udakora ntakarye, ariko kandi bikomotse kuri wowe, bikomotse mu ijambo ryawe. Nuko rero tera umwete abantu bose bafite ubunebwe, bafite kudakunda umurimo, ngo ubemeze mu mitima yabo yuko bari kwica itegeko ry'Imana. Udutera umwete muri byose, haba mu gukora imirimo ituzanira inyungu z'ubuzima, ituma isi yacu ihatuzengurutse hamera neza, kandi no mu gukorera ijuru tugukorera kugira ngo ubwami bwawe burusheho kwaguka, ubuntu bwawe busaze bukomeze kuba kuri twebwe. Kandi umuntu wese ukoresha amaboko ye uri kumva iki kiganiro, n'ufashe imigambi yo kugenza atyo, umuhera umugisha wasezeranye mu byo akora. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo.